wateguye igitaramo kizaba tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026. ubwo ndavuga igitaramo cyari gitegerejwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu abarenga ibihumbi 10 bari muri arena, kongeraho n'abari bari ku mbuga zitandukanye bagikurikirana live. ubwo ndavuga The Ben wari wateguye igitaramo cya New Year Groove. Iki cyari cyabereye muri BK Arena. Of course igitangaje cya mbere cyabaye muri iki gitaramo nuko umuntu wateguye igitaramo tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026 yaje gutaramira abantu tariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026. ako nagashya ka mbere kaje kuba muri iki gitaramo cyahuriwemo cyateguwe na The Ben gisanzwe kibangaruka mwaka, kikaza gurirwamo n'abanzi nka Benoview, Bruce Melody ndetse n'abandi benshi cyane ba Alto ndetse n'aba DS Dollar n'abandi benshi cyane mwagiye mubona ku rubyiniro. Ndashaka abantu tuganire byimbitse, duhurire muri comment mumbwire hagati ya The Ben na Bruce Melody byapfiriye he, turabyegeka kuri inde. Performance Bruce Melody yamaze kuri stage isaha imwe irenga hafi n'iminota 30 cyangwa 40, aho na The Ben yakoze igihe kingana nk'icyo ngicyo. Ariko ikintu cyaje gutangaza abantu benshi, Bruce Melody yaje kugera ku rubyiniro, of course yasaraye. Bikaba bivugwa ko ari kubera practice yaramazemo iminsi ndetse n'ama sound check n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. The Ben waje gutaramira abantu akaririmba abantu ikintu icyo bise ngo ni playback, nubwo atariyo, iriya ntago ari playback. abantu bazi by'umuziki babyumvishe, ni uburyo umuhanzi aririmba indirimbo bakayirupinga ku buryo uba wumva ijwi ry'umuhanzi risa nk'iriyunguruye. Ntago ari semi live kuko zimwe na zimwe yazikoreragamo semi live, izindi akazikoramo uburyo bwa looping, reka tubyite looping. abantu baza kubyita ko ari playback, gusa playback si kuri imera kuko playback uba wumva indirimbo ya nyayo kandi ibikinwa na DJ. ni DJ ugomba kugukora playback ko we ayikina akora gusa abamanura kugira ngo uririmbe n'abafana bumva ijwi ryawe, ariko indirimbo yose biza nkuko yakabaye. Kwa The Ben rero ntago uko byagenze, kuko kwa The Ben ho wumvaga ijwi rye rimeze nk'iriyunguye kandi riri kure, ndetse nawe yaririmba ukabasha kumwumva. Iyo rero ntago yari playback nkuko abantu babyise. Ikintu mwaje kubona kidasanzwe muri arena kikagutungura, ndagira ngo nganire n'abantu mwari muri arena mumbwire ese ni ikihe kintu cyagutunguye kuri Bruce Melody ndetse n'uwitwa The Ben. ni ikihe kintu gishya wabonye, cyangwa se ni ibihe bintu wabonye ukavuga uti ibintu nanjye ibi bintu mbonye ndumiwe? Ese turabishyira kuri inde? Timu zombi zakoze neza nkuko wari ubyiteze? niba warebye neza igitaramo cyangwa se witabira igitaramo, twinjire mu tuganire muri comment mumbwire.